Hey narababwiye ngo nzajya mbagezaho amakuru atari ivumbi. Kuri uyu munsi uboneyeho iyi nsanganyamatsiko cyangwa se ikiganiro twakoze uri bwumirwe, tega amatwi kirangize. Nta mahoro nshaka muri ino mihanda, problems always. Rukaba rwambikanye rero hagati ya Bruce Melody n'uwitwa Isimbi Noeline wamenyekanye cyane mu gukina porono. Uyu mukobwa rero na Bruce Melody abarebye indirimbo turaza kubashyiriraho ifoto, tubashyiraho n'akavideo gato. Isimbi Noeline akaba yaratinze amabere yakayashyira hanze mu ndirimbo ya Shaggy na Bruce Melody, yayitinze cyane ka boostinga bya hatari bita When She's Around, ariyo yatangiye twafunga macho ikaza gusubirwa muri Shaggy usabye collab Bruce Melody. Uyu mukobwa rero akaba yarayamamaje cyane, akaba yarayatinzemo kagaragaza ibice bye by'imibiri. Niyo mpamvu rero Bruce Melody yaramwemereye ibihumbi 4 by'amadolari, miliyoni enye n'ibihumbi hafi 250, ibihumbi 300 gutyo. Bruce Melody amuha avance ya miliyoni 2, none Isimbi akeneye miliyoni 2 n'ibihumbi 300. Bruce Melody akaba yemera kamusigaye ibihumbi 300 byonyine. Isimbi Noeline rero akaba yahisemo guhitishamo Bruce Melody ibintu bibiri, akaba yahisemo kujya muri RIB. Ubwo rero Bruce Melody ari mu mazi abira, reka uwaba afite contribution cyangwa se icyo yafasha Bruce Melody reka tumukomaharize turebe ko twamwishyurira ibihumbi 2 by'idolari, naho kongera ayo mafaranga ibihumbi 300 ari kwemera, cyangwa se amadolari 300. Ngayo nguko rero tujye dukoresha abantu tuzi ko turi bubishyure. Turaza kubashyira akantu murebe Isimbi Noeline ukuntu yikokoye kugira ngo indirimbo ibashe kugera kure. Nahanjye nawe kugira ngo tukore subscribe kuri channel tuyikurikirane, tuyiteze imbere kuko itugeza amakuru atari ivumbi. Reka rero ngushimire kandi nkwifuriza ibihe byiza kuri wakanze subscribe kuri Nitorani channel yanyu bagezaho ibintu bijye bitandukanye bivugwa kuba hanze n'ibindi byamamare nyarwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, haba East Africa n'ahandi. Ciao ciao.